Dukomeje na episode ya kabiri ubwo papa Iriza yemereye papa Sano kumuha Iriza ndetse rwose ubona yuko nabyishimiye cyane. Ubwo bahise baguruka maze aramuherekeza bageze ku muryango bahita bahura na Sano. Papa Sano akibona Sano aramubaza ati Sano uruje kundeba? Suzu n'umugabo ni inshuti yanjye. Papa Iriza aramusuza maze akamubaza ati uyu ni umuhungu wawe se? Papa Sano ati yego ni umuhungu wanjye abaje kundeba ngo ninsoza akazi dutahane. Papa Iriza ati noneho reka mbareke ngende ubwo tuzasubira. Gahunda ni ryari se ngo twitegure muzaze kumureba tubizi? Papa Sano ati sindabimenya kuko nyine ngomba no kumva icyo abana banjye babitekerezaho, ariko nyine nimenya umunsi ndahita nkubwira. Papa Iriza ati nta kibazo ndategereza yuko nyine umamagara. Ubwo ahita agenda. Sano na papa we bahita binjira maze aramubaza ati kuva ryari se uri inshuti n'abantu bameze kuriya? Papa Sano ati bameze gute se? Sano ati nyine abantu b'abakene bambara ibintu utamenya wagira ngo barasabiriza. Papa we aramusubiza ati wimusabye tugiye kuba umuryango erega. Sano ati ngo tugiye kuba umuryango ushatse kuvuga iki subwo? Papa Sano ati nyine uriya mugabo afite umukobwa mwiza cyane. Nimvuga umukobwa mwiza ntiwumve nyine bwa bwiza umuntu agira nyine kubera yuko yisize amavuta. Ni umukobwa mwiza udakeneye ibirenze kugira ngo nyine abe mwiza, ahubwo nyine afite ubwiza karemano. Mu by'ukuri ntakubeshye naherukaga kubona umukobwa mwiza mu myaka 34 ishize ubwo nahuraga na mama wawe, ariko ndongeye mbonye undi mukobwa mwiza. Sano ubwo arumirwa maze ati umusazi regavuye mu bye. Papa Sano ati ndimo kwiyumva nk'agasore k'imyaka 18 kabonye agakobwa keza. Ni umukobwa mwiza yitwa Iriza. Uriya rero niwe papa we. Nabimubwiye nyine ko nakunze umukobwa we anyemerera kumuma akambera nyine umugore, kandi ngo rwose si ngombwa yuko dusezerana kubera yuko nejo ntajya kumureba nkahita muzana nyine tukibanira. Sano ati ngo ngwiki ngo yamukwemereye wamuhaye subwa amafaranga angana gute? Papa Sano ati nta mafaranga namuhaye, nta kintu rwose na kimwe ngiye namuhaye pe. Sano ati ngwiki kuki se yese yemera nyine kumuguha cyangwa wamuteye ubwoba? Ibyo bintu nge nago nabyishimira. Papa Sano ati ariko ntugatekereze ibintu bibi muhungu wanjye, uriya mugabo asanzwe rwose ari umukiriya wa banki yacu. Nabonye umukobwa ndamukunda ndabimubwira, newe rero ambwira yuko nta kibazo nzaza akamuma. Sano ati gute nyine watanga umukobwa wawe ku musaza nta kintu baguhaye? Ese ubundi uwo mukobwa angana gute? Papa Sano yibuka yuko afite imyaka 20 maze ati si muto cyane kubera ko afite 24. Sano ati ngayibaze pe umurusha imyaka 32 yose ariko ngo si mutoya. Ese ubundi ubwo urabizeye ku buryo mwahita mubana? Papa Sano ati Sano ubonye uwo mukobwa wabona yuko ari inzira karengane pe, ahubwo nyine mbwira niba nyine ubishyigikiye tuzajye kumuzana iwabo i Rulindo. Sano ati ngwiki aho ngo hose niho baba se? Ariko nta kibazo nyine niba wamukunze ukaba nyine wanabonye yakubera umugore mwiza utazagutera nyine gusaza nabi, nta kibazo rwose pe. Ikindi kandi kuba mutazasezerana ni byiza kubera ko uzabanza nyine ureba imyitwarire ye, ubundi nyuma nyine mumaze igihe mubana aba aribwo muzasezerana. Urumva atari byo? Papa Sano ati yego nibyo. Sano ati uzajya kumureba ryari se? Papa Sano ati wembwira nta kibazo kubera ko ngiye n'aka kanya ntajyayo. Sano ati rega ndumva umugore yabaye umugore. Okay noneho uzajye kumureba ejo, muhamagara nyine umubwire yuko uzajya kumureba ejo. Papa we ati nta kibazo ariko ushaka yuko nyine muzamerekeza nyine tukajyana wowe n'abashiki bawe na Papa Juri. Sano ati nta kintu bitwaye rwose pe. Noneho reka be nshaka nyine indi nzu nzajya nyine kubamo kugira ngo namwe muzasigare mwibanira. Papa Sano ati oya si ngombwa rega. Umuhungu ati ni ngombwa rwose papa kubera yuko ntago nabana nawe n'umugore wawe mu nzu imwe, ni mutoya rero nyine byagaragara nabi pe. Papa Sano ati ariko ndakwizera. Sano ati ndabizi papa ndabizi kunyizera, gusa nyine abantu batekereza nyine ibintu bitandukanye, rero nyine ngenda ubundi muzabane nyine n'inkumi yawe. Ahubwo se papa Rinka arabizi? Papa Sano ati Rinka nabyazi, nta nubwo ari ngombwa yuko nabimubwirira hano, wowe nyine uze kubimubwira ari kumwe na Yanise, wenda nyine unarebe mama wawe narumvise ngara narwaye. Sano ati rwose Imana ishimwe yuko arwaye sindagira n'ahantu ari, reka njye kwirebera ahubwo Rinka tujyane mbimubwire nyine hamwe na Yanise.
Papa Sano ati nanjye reka nze njye kureba se wa Julie, ikindi kandi umbwirira abakozi bashyira nyine ibintu byose ku murongo, ndetse kandi nkeneye n'umukozi w'umukobwa uzajya ufasha Iriza. Sano ati oya rwose nibyo ndabigukurikiranira nta kibazo. Bamwe baraza kunyunguza Amasaha yakomeje kwicuma maze burira, tugaruka kuri Papa Iriza ari kumwe na Iriza ndetse na Mika. Ubwo bageze mu rugo ari kubona yuko Papa Iriza yishimye cyane, nuko bageze mu gikari Papa Iriza ati mada, tema cya gitoki kiri munsi y'urugo unagenuza nimwe muri za hene waragije turayibaga mu gitondo. Mama Iriza ati habaye iki se kandi ko wagiye kureba amadeni yawe nkaba numvuje ubagisha amahene byagenze gute? Papa Iriza ati ntago ushobora kumvisha manewe no kugira umukobwa wanjye Iriza. Mwana wa endi icara hano. Papa Iriza ugahita mwicaza maze ati Mika wataha nta kibazo. Mika ati ndataha mu kanya nta kibazo. Mika ugahita yicara maze Mama Iriza ati kutambwira ibyagushimishije se byagenze biteye? Papa Iriza ati umukobwa wanjye Iriza agire gutya abagiye ngiyo za Kigali we na Mika ngo bagiye kuvugisha umuyobozi wa banki. Iriza yamuvugishije maze umugabo atungurwa n'ubutwari bw'umukobwa wavuye iwabo yicaye mu modoka y'amakara aje kuvuga ngo bongerere papa we iminsi yo kwishyura ideni. Umugabo akibyumva ati simbongerera igihe gusa ahubwo ndabakuriraho ideni ryose. Ubu tuvugana rero nta deni mfitiye banki kubera nyine umukobwa wanjye Iriza. Mama Iriza ati iri kuki wagiye utambwiye? We na Mika mwambeshye naho mwari mwigiriye iyo ngiyo yose za Kigali, ubundi Kigali uyizihe ku buryo ugenda utavuze? Iyo wagira ikintu kikubaho byari kugenda ute? Iriza ati mama nyine umbabarire ko nagiye nakubwiye, gusa iyo mbikubwira ntago rwose ari kunyemerera, kandi nifuzaga kuba nagira icyo nafasha papa byibura muri ubu buzima. Papa Iriza ati wakoze kugenda rata, n'ikindi gihe rwose ujye ugenda. Mama Iriza ati rata ujye ubanza umbwire, ntukave hano utambwije ukuri ko ahantu ugiye, kandi nawe Mika ujye umbwiza ukuri dore rwose muri abakobwa ntabwo mukwiye kugenda nyine uko mwiboneye kose. Mika ati ntabwo bizongera. Mama Iriza ati hanyuma se ibitoki n'amahene mushaka kubaga byo bishatse kuvuga iki? Papa Iriza ati iyo niyo nkuru nziza rero irenze izindi zose, niyo mpamvu ndimo gushimira Iriza kuba nyine yagiye. Umuyobozi wa banki nyine ni umukire cyane afite n'amafaranga menshi, rero yakunze Iriza akaba azaza kumutwara ejo ngo kugira ngo ajye kumubera umugore i Kigali nyuma bazasezerane. Nyagasani ubwo Iriza akibyumva ahita yikangamo maze ati uwuhe muyobozi wa banki papa? Mama Iriza ati ngaho da, uwo muyobozi se kandi ubwo ni umusore? Papa Iriza ati oya, ni umugabo w'imyaka 56, urumva yuko atari imyaka myinshi cyane, afite n'umuhungu n'abakobwa babiri, ariko umugore we yamuciye inyuma maze bahita bahana divorce. None nyine yabonye Iriza yumva aramukunze, kandi rwose nanjye nabyishimiye cyane nyine kubera yuko nyine ni umuntu mwiza cyane kandi ni umukire natwe azadukiza. Mama Iriza ati ngwiki umugabo wahanye divorce w'abana 3 yakunze umwana w'imyaka 20 ngo azaza kumureba ejo ngo ajye kumugira umugore? Umukobwa wanjye Iriza ajye kubana n'umuntu umubyaye, ariko nanjye ngatangara impamvu yagukuriyeho ideni, naho wangurishirije umwana? Ibyo bintu rwose ngenda byanze simbishaka, umuhakanire. Papa Iriza ati igitekerezo cyawe ni ingenzi gusa nyine umwanzuro n'uwanjye, ibintu byose byarakomeye, icyambere ni amafaranga, none tubonye ubukire ariko mwebwe mushaka kwigira injiji. Ubwo Iriza ababaye cyane ahita amubwira ati ese kuba ameze gutya niyo mpamvu wumva nkoresha icyo ushaka cyose? Amafaranga niyo ushyize imbere, wirengagije ko naba nanishimye? Ibyo rwose njye ntabyo nshaka, nta nubwo nzabyemera. Iriza ubwo agiye kugenda, Mika ugahita amufata maze Iriza wari warakaye ati ese we urinde umfata? Mika ati wirakara iri, njye ndumva rwose kubana n'uwo mugabo nta kintu bitwaye. Abakobwa benshi batiretana n'abagabo nyine bafite abagore, ariko yahanye divorce n'umugore babuze bari kumwe, ndetse kandi no ku myaka ye aza agaciro nyine k'umugore, azagufata neza ajya guha buri kimwe
ndetse kandi anafate neza umuryango wawe ubeho neza nk'uko nyine wahoze ubyifuza. Wababazwaga n'uko mubayeho nabi ukavuga ngo uramutse ureba wagira nyine ikintu bikoraho. Imana rero yabyumvise, ntabwo ureba, ariko nyine yohereje umuntu uzatuma inzozi zawe nyine zibimamo, kandi buri imyaka nta kintu ivuze. Icya mbere ni uko yagukunze, rero nyine wirakara rwose Iriza, ahubwo ngende wowe n'aka kanya nahita ngenda kugira ngo nyine budacya yisubiyeho. Imyaka ni imibare sheri, imyaka yashyizweho n'abantu, kandi ikiza nyine umuntu nk'uwo nguwo aguha ibyo byose yanapfa ukabisigarana, nawe ukazashaka undi mugabo. Nuko nyine ubuzima bumeze, kandi ntakubeshye bizakugora kubona umusore uzagukunda umeze gutyo. Rero rwose wikitesha ayo mahirwe. Nyagasani Iriza ati ariko sinshobora kubana n'umugabo undusha imyaka 36 yose. Papa Iriza ati ku mwanzuro wafashwe se urabigenza uti? Ejo azazana n'umuryango we wose baje kukureba maze bagutware. Mama Iriza ati iri ikibazo ni ikihe rata? Nuko ari umukire cyane cyangwa nuko utamushaka? Iriza ati byose ni ibibazo rwose mama. Mama Iriza atariko icyambere ni umugabo nyine ugukunda akagufata neza nk'uko nyine Mika bivuze. Imyaka yashyizweho natwe abantu, kandi nyine nawe urabibona yuko tubonye amahirwe yo kuva mu bukene. Iriza ati ushaka kuvuga ngo mbyemere mama? Mama Iriza ati cyane rwose. Ikindi nyine ni abagabo bake bashaka abakobwa bato ngo imiryango yabo ibyishimire, ariko we nyine ndumva ko azazana n'umuryango we, bivuze ko nyine bakwishimiye bose. Ntuzabaho nabi mwana wanjye, kubera yuko azaba agukunda n'abana be bazagukunda. Ngiye rero nari mfite nyine impungenge z'uko nyine wenda umuryango utazabyishimira cyangwa se ngo bashyigikire, ariko ubwo nabo nyine babirimo bazaza nta kibazo rwose mwana wanjye mera, sinaguhitiramo nabi sibyo? Iriza ati mushyize amafaranga imbere nta kindi. Ahita ajya mu nzu maze ubwo Mika asigara ababwira ati reka nze nkomeze muvugishe, kandi araza kubyemera kubera ko rwose umugabo nk'uwo ntagomba kumwitesha. Mika ahita akurikira Iriza mu nzu, maze mama Iriza ati ese kuki bahisemo kuzaza ejo? Nta n'ukwezi gushize ko kamubonye. Papa Iriza ati niko nyine yabishatse, nyine bazabana agenda nareba imico ye, hanyuma nyine nyuma basezerane, icyo gihe tuzaba rwose dukize birangiye. Mama Iriza ati ndabyumva rwose. Ubwo uyu mugabo Papa Iriza ati reka nkumenere ibanga rero, ariko ubigumane mu mutima wawe, unibagirwe yuko nabikubwiye. Buriya Iriza rero ashobora kubana n'uriya mugabo akazirinda yuko babyarana, hanyuma nyine bamara gusezerana agahita yitwara nyine uko ashaka bagahana divorce. Ubundi Iriza akaba yakikundira nyine umusore muto yaba ari mu kigero kimwe, ariko kandi 1/2 cy'imitungo y'uwo mugabo akahita cyegukana. Nyagasani mama Iriza ati nibyo, ariko ni ubugome. Niba koko uwo mugabo nyine yaramukunze, reka tureke ibitekerezo bitari byiza. Papa Iriza ati nibyo, ngagenda nyine ukuri uko nakubwiye, ariko bigira ibanga abantu batavuga ngo twagurishije umwana kubera amafaranga. Tema igitoki uzane n'ihene tuzayibage, nibyo uzateka ejo nibaza kubera yuko ntitwabaha imyumbati. Ikindi na wa mutobe uwushyire hafi niwo tuzabakiriza. Mama Iriza ati reka nze mbikurikirane. Wakwiyumvisha uko mba niyumva nk'iyo turi kumwe, wanyeretse ubushuti budafite uburyarya. Hagati aho tugarutse kuri Juri ari iwabo, aba yicaye hanze ubona yuko ari gutekereza cyane, nuko papa we akayitaza akamubwira ati Juri nanga rwose kubona umukobwa wanjye yicaye gutyo yihebye. Ahita amwicara iruhande maze ati ngambwira ikibazo ufite ni ikihe? Juri ati nta kibazo mfite. Papa Juri ati wimbeshya mwana wanjye, ndabibona yuko utameze neza, kandi urabizi rwose simba mbishaka pe. Mbwira nta kibazo ndagufasha, wabaye iki? Juri ati sano. Papa Juri ati none se kandi ni ibiki? Uriya musore agiye kuzakugira umusazi neza neza, noneho se kandi byagenze gute? Juri ati ntazigera mbabarira papa. Papa we ati niko yakubwiye se? Juri ati yego. Papa we ati sano koko nzamukorera iki? Ubu ngubu arumva gusaza umwana wanjye ari byo bimushimishije? Ubundi se niba yaragukundaga
kuki atakubabarira? Juri ati nanjye nicyo kibazo ngira papa. Papa Juri ati ariko nanone nyine ntabwo wamurenganye kubera yuko nawe urabizi yababajwe n'ababyeyi be no kubabarira nyina byaranze. Rero sinekeza yuko umuntu wanze kubabarira mama we yakubabarira gutyo gusa. Ujye nyine wihangana umutware gake. Juri ati njye rwose nararambiwe papa, buri gihe muramwirukanga inyuma atanshaka. Ubundi kuki umutima wanjye utumva yuko atari we musore wenyine? Sinzi rwose ikintu nakora papa. Papa we ati wimwirukansa ngo ujye uhora umubwira ibyo kukubabarira, ahubwo umutware gake mwongere mu b'inshuti. Juri ati nabyo rega ntago abishaka. Papa Juri ati nese ashaka iki? Juri ati nyine ngo nimve mu buzima bwe burundu tumere nk'abatarigeze bamenyana. Papa we ati ariko uriya nawe rwose akazi ibintu pe. Ese ubundi weho wajyaga kumuca inyuma wabuze iki? Juri ati ariko papa nakubwiye ko nari nasinze ibindi simbizi. Ubu se kuko urabona ndinjije yo guca inyuma umusore koko nk'uriya? Papa we ati yego ntabwo urinjije yo kumuca inyuma, ariko urinjije yo kujya kunywa ibisindisha ugasinda ugakora ibyo utatekereje. Juri ati nta kindi n'ubundi bari kumbwira. Ako kanya papa Sana ahita aza, maze papa Sana ati nabahamagaye kuri telefone nimwanyumva, ndaza ndakomanga ku gipangu nabwo nimwanyingurira ndikingurira. Ahita yicara maze ati mumeze gute se? Papa Juri ati turakomeye. Umuhungu wawe akomeje kubabaza umukobwa wanjye, yanze kumubarira neza neza. Papa Sana ati erega Sana aragoye, none yasigaye avuga yuko nta mugore azigera ashaka. Nyine ibintu bya divorce yanjye na nyina byaramuhungabanije cyane, na Juri rero aramubabaza, rero bisaba kumutwara gake. Gusa nyine kuba Sano atazashaka umugore ntibisobanuye ko njye nagomba kumushaka. Papa Juri ati kwiki wowe ushaka umugore? Papa Sana ati cyane rwose, ubuzima bwanjye nyine rwose buramvuna pe, kandi no gupfa kwanjye biri kure kubera ko urabona yuko rwose ngifite akabaraga. Juri ati gushaka umugore byari bikenewe, ahubwo rwose waratinze. Papa Sano ati natinze nyine kumushaka none namubonye. Ni umukobwa mwiza wo mu karere ka Rulindo, aracyari muto kubera yuko afite imyaka 20. Rero nyine ninje kuba nabatumira mwese kubera ko ejo tuzajya kumureba iwabo mitana na mucyura nyine ab'umugore wanjye. Juri ati ngwiki ntabwo muzakora ubukwe se? Papa Sana tubukwe buzaba tumaze iminsi twarabanye. Papa Juri ati birumvikana nyine kugira ngo ubanze umumenye neza, mudasezerana nyine hakiri kare ukazasanga nyine aragutunguye. Gusa ikibazo ni imyaka rwose pe, imyaka 20 ni miki, umurusha imyaka 36. Juri ati ariko si kutazi bigezweho papa, abandi basezerana n'ababarusha imyaka 50, none wowe ngo ni 36 gusa. Ubwo se ni myinshi? Icyambere ni ugukundana mukazabaho ubuzima bwiza, ibindi ni ibitekerezo bibi byanyu. Papa Juri ati umukobwa we rwose aba yabyumvishe cyane. Juri ati ahubwo papa Sano reka njye gushaka imyenda myiza nyine nzambara tugiye kuzana umukazana wacu. Juri ahita ajya mu nzu. Papa Juri ati ejo tuzagira urindo kuzana uwo mwari? Papa Sana ati cyane rwose yitwa Iriza, gusa nyine nabeshye Sano ko afite imyaka 24 kugira ngo atumva yuko ari umwana muto cyane. Papa Juri atariko nawe rwose warakabije pe, bucura bwawe yarengeje iyo myaka ariko ugiye gushaka umugore koko uyifite imyaka 20? Reba nawe inkumi zose zuzuye muri kino gihugu zifite imyaka 30 zabuze umugabo, wabuze nimwe? Papa Sana ati barahari benshi ariko nta waba mwiza rwose nka Iriza. Uwo mukobwa ni igitangaza rwose, nawe uzabumbwira. Hagati we ariko afite ikibazo kubera yuko ntabona, nyine afite ubumuga bwo kutabona. Papa Juri atariko rero nawe ndumva urimo kudutuburira pe utisize, ubwo so ngo uzamumaza iki? Papa Sana ati nzamukunda mufate neza. Jya ku ruhande rw'urukundo rwacu wizana ibicanege wa mugabo we, Iriza niwe mukobwa mwiza nabonye nyuma y'uwahoze ari umugore wanjye. Papa Juri ati nkunda yuko ubizi nyine kuri ya mugore rwose yari mwiza pe, wikuye amata ku munwa nta kindi nakubwira, none urimo gushaka urukundo mu buzukuru bawe. Papa Sana ati winshotora, ibyabaye byarabaye ahubwo mbwira niba ejo ari gahunda. Papa Juri ati cyane rwose tugomba kujya kumureba rwose uwo mwiza.
tuzajyana iki se cyo kwemeza umuryango we? Papa Sano ati ariko uzi ko ibyo bintu ntigeze mbitekerezaho. Papa Jura ati nari mbizi rwose. Tugomba kujyana nyine byibuza nyine nk'agafuka k'umuceri, akajerekani k'amavuta n'ibiro nka 30 by'ibirayi. Papa Sano atari kuzika ari byo, reka mbitumizeho babizane mu gitondo duhite tugenda. Hagati tugarutse kuri Sano na Rinka baba bari mu modoka baparitse, baba bari ahantu ku nzu nziza cyane maze bahita bavamo bahita binjira muri iyo nzu. Sano aricara maze aravuga ati bwira Yanisi aze mbabwire ibyo nshaka kubabwira ubundi nitahire. Rinka ati ntago se usuhuza mama? Sano atese musuhuriza iki? Rinka ati nyine ntago heruka kukubona kandi urabizi nyine aranarwaye, nta nubwo akunda kubyuka, ihangane uze nyine ujye kumusuriza mu buriri. Sano ati Rinka urabizi ko ibyo uri kumbwira ngiye ntabishaka. Yanisi ahita aza maze ati Sano urakora iki hano? Waje ryari se? Kutaje gusuhuza mama? Rinka ati witigeye rwose bimubwira ko bira yuko ntabyo yakora, ubwemezi bwe butuma atababarira buzamugaruka umunsi umwe. Yanisi ati gusa rwose biranatangaje ko buje hano pe. Sano ati ndimo ndihuta, nashakaga kubabwira yuko ejo mu gitondo mugomba kuza mu rugo kuko twese nyine tuzajya i Rurindo, ngo hariyo umukobwa papa yakunze, tuzaba tugiye kumureba kugira ngo nyine azaze babane, naho kandi iby'ubukwe bizaba nyuma yaramaze kubona yuko nyine ari umugore mwiza koko umukwiriye. Yanisi ubwo yahita aturika agaseka maze ati papa agiye gushaka umugore aragutanze? Sano ati hanyuma twari turi gutanguranwa ngiye na papa. Yanisi ati none se urumva bitababaje? Papa agiye gushaka umugore afite umusore w'imyaka 31, umusore wafunze umutwe wigize umuntu utababarira. Rinka ati ngiye nanga amati kugira rwose Yani. Ese uwo mukobwa byibura papa arabizi neza yuko byibura mukunda, cyangwa arabizi ko atazamuteza ibibazo kubera yuko iteka ryose burya abakobwa babana n'abagabo bakuru batabakunze ahubwo ari ukubera amafaranga? Sano ati simbizi kuko nyine nanjye simuzi, gusa nyine papa niyahitamo nyine umuntu nk'uwo nguwo, kandi nyine ibyo ngibyo bikorwa n'abakobwa b'i Kigali, ntabwo umukobwa w'i Rurindo yabitekereza. Rinka ati hanyuma se umukobwa afite imyaka ingahe? Sano ati afite imyaka 24. Rinka ati yamaye nka turangana? Mbashije kumirwa pe, menya papa yarakunze koko umwana w'imyaka 24, ariko ntacyo bitwaye da. Yanisi ati nkarya ngo ejo tuzajya kumureba. Sano ati cyane rwose tugomba kujyayo. Yanisi ati okay, reka ndaza agakanzu nyine hafi kubera yuko ejo nyine ni umunsi mukuru udasanzwe, nubwo mudutunguye ariko tugomba kujya kuzana umukazana wacu dusa neza. Yanisi ahita agenda. Rinka ati ubu ngubu rero agiye kubibwira Juri, ahubwo ejo witegure kuba nyine uri kumwe na Juri. Nyagasani. Sano ati Juri naramukaje nzamugendera kure. Rinka ati se koko nta mugore uzashaka? Sano ati habe na rimwe. Rinka ati byibuza uzababarire mama. Sano ati uwo mutima rwose njye ntawo mfite, ahubwo reka nitahire. Rinka ati beretse gatoya ndaje nkubwire. Ubwo umukobwa ahita agenda. Ubwo hashize akanya Sano agiye kubonabona mama waraje. Sano ahita ahaguruka agiye kugenda, mama ahita amubwira ati ese yewe nta nubwo ubu nkumbuye, hashize imyaka myinshi tutabonana ariko urambonye uhise uhunga, byibuza nsuhuza. Ubwo amutegera ikiganza maze Sano ati sinshobora gusuhuza umugore w'umugome nkawe, naje hano kubera yuko nari nzi yuko urwaye utabasha kubyuka, iyo menya kubasha kubyuka sinari kuza ngo mbone iyo sura yawe, gusa ariko n'ubundi kuva hano ntago bigoranye. Sano ubwo ahita asohoka arigendera. Mama Sano asigara yicaye aho ngaho ababaye cyane, arimo yivugisha ati wa mugabo we ibintu wankoreye nzatuma ubyishyura, reka mere neza uzabona yuko gukina n'umugore ari ukwiyahura. Shaka undi mugore rwose ubeho neza, wirengagije rwose ubuhemu bwawe wankoreye, gusa ninguhugukira muzapfana. Nyagasani. Ubwo ku kanya Rinka ahita aza maze ati Sano ari hehe se mama? Urabyutuza kumuvugisha none utumye agenda ntanamubwiye icyo namushakiraga, ubundi wabyukaga ujya hehe mama? Mama Sano ati
hari hashize imyaka ntabona umwana wanjye, kandi rwose ndabizi kuri ya mwana nawe ankunda, gusa nyine kubera uriya mugome ngo ni so yahisemo kuwunyanga, kandi rwose mu mutima we arakifuza kuba hafi yanjye akanyita mama we. Gusa ariko ntacyo ni iby'igihe gito. Link ati nanga iyo uzanye rwose ibibazo byawe na papa byararangiye. Mama Sano ati byararangiye, mwese nyine muramukunda, ariko njyewe Sano nta nubwo amfata nka nyina. Link ati ahari ariko rwose nicyo gihano wari ukwiriye mama. Mama Sano ati se ntujya wemera yuko ntaciye inyuma papa wawe, biriya ari ibinyoma? Link ati niba utaramuciye inyuma, ibimenyetso byatanzwe mu rukiko muhana divorce byavuye hehe? Mama, bino bintu nyine simba nshaka rwose kubitindaho cyangwa se ngo mbiteho umwanya, kubera yuko byatuma nyine mbogamira ku ruhande rumwe. Rero sinitaye ku waciye inyuma undi, ngiye mwese ndabakunda, niyo mpamvu nyine nkorana na papa nkabana nawe, ibindi rwose bisigaye ni amahane. Mama Sano ati niyo handi ariko n'ubundi nzatuma byishyura. Link ati mama iyo ngiyo ni inzara, tugende ngutekere ubundi reka ibitekerezo bibi, kubera ko papa nyine agomba kubaho neza, dore ko agiye no gushaka umugore w'inkumi. kununguza abandi bakaza ku ruhande rubogamye. Ntibyatinze ubwo bwarakeye, maze ku wundi munsi amasaha acaho ku mpande zombi biteguye, reka sinakubwira. Kwa Iriza bari batetse nk'abiteguye abakwe, kwa Sano kandi ubwo nabo bari bari mu nzira barimo kuza mu modoka nziza eshatu zishoreranye. Imodoka imwe irimo papa Sano na Link ndetse na Yanise, indi modoka irimo papa Juri na Juri, hanyuma kandi ubwo n'indi nayo irimo Sano. Ubwo bageze mu nzira, imodoka irimo Sano yaje kugira ikibazo, ubwo irahagarara maze avamo n'abandi bahita baparika bavamo. Papa Juri ati imodoka se kandi bayiki muhungu wanjye? Sano ati sinzi ahantu bipfiriye pe. Yakomeje kuyireba maze arababwira ati biransaba yuko nshaka umuntu nyine ubizi akamfasha, nimuye mugenda nta kibazo ngendaza nyuma. Papa Sano ati wapi turakurindira. Sano ati muraba murimo murabatinza, kandi ubu ngubu rwose barabategereje. Papa Sano ati harabura iminota mike cyane kugira ngo nyine tuhagere, mureke tugende nyine araza kudusangayo. Juri ati mugende nta kibazo rwose njyewe ndamurindira tuzane. Sano ati oya ntabwo ari ngombwa Juri, genda. Papa Sano ati Sano gumana na Juri nta kibazo wirakara. Sano ati simvuze ikinyarwanda se cyumvikana, nagende rwose si ngombwa yuko agumana nanjye. Papa Juri ati reka tugende mukobwa wa. Bose bajya mu modoka maze Juri asigara hanze, aravuga ati ese uzanyitwaraho gutya kugeza ryari Sano? Sano ati kugeza uretse kunyikoruraho, sinzi icyo bigusaba nyine kugira ngo wumve yuko ngiyewe ntagukeneye pe. Juri ati nakubwiye ko nagerageje kukwikuramo ariko bikanga, none se uragira ngo nkore iki kindi? Sinize rwose kuva ku izima kugeza umbabariye. Sano ati ntabwo nzigera nkubabarira. Juri ati kubera iki se? Sano ati kuko nyine ariko mbishaka. Juri ati shareka iyo mikino Sano, nk'ubu ngubu turi gutigiye mu by'ukuri kandi twari kuba twarabanye. Sano ati inde nande se babana? Hagati wari kurekana nabikubwire, ugende rwose ubimenye maze ume n'agahenge, njye mfite umukunzi. Juri ati reka reka urabeshya, uhora uvuga yuko nta mugore uzashaka none ngo ufite umukunzi. Sano ati ndabivuga nyine ariko mfite umukunzi ndetse ndanamukunda cyane, kubera yuko yari anahari ubwo wanshaga inyuma ndetse ankunda kurusha rwose uko wabikoraga. Kuva namumenya nta nubwo rwose nibukana ziriya nkundo zanjye nawe zitari zimaye agaciro. Juri ati ese kuko urukundo rwacu nta kintu rwari ruvuze kuri wowe? Sano ati cyane rwose, kubera yuko nta nubwo rwose ngiye nibuka pe. Juri ababaye cyane yahise yinjira mu modoka maze ahita agenda. Ubwo bageze iyo Sano ataraza babakira neza, reka sinakubwira bishimye. Tugarutse mu cyumba kandi ubwo Iriza aba yicaye agahinda kamwisha ari kumwe na Mika, ubwo kandi na mama bari aho hafi, maze Iriza ati ngiye rwose ntabwo nshaka kubana n'umuntu mbyaye pe, sinzi impamvu mudashaka kunyumva. Mama Iriza ati wigira ikibazo mwana wanjye,
genda uzamenyera unamere neza. Ubwo Mika ati ni abantu beza bazagukunda, nta nubwo rwose uzagira irungu kubera yuko bari abakobwa nabonye basa n'abana beza, ahubwo ugenda ubasuhuze nyine banakubonesha. Iriza ati ntabyo nshaka. Mama we ati ntujye kubasuhuza niba utabishaka, ariko ishimire ko basi tugiye kubaho neza tubikesha wowe. Iriza ati mama, ikimwe mushyize imbere ni amafaranga, ntago mwitaye niba ngiye nishimye cyangwa nishimye. Ese mama, nawe koko wahoze unshyigikira, ni ibingibi koko wahisemo kunkora mama? Mama Iriza ati uyivuga gutyo mwana wanjye, urabizi ko naguhitiramo nabi, kandi uriya mugabo aramutse akubabaje nanjye namubabaza, rero genda wishimye. Iriza ati ntabyo nshaka mama, bibabwire kugeza ryari ubundi, basi mureke ngende, niba ajya kunjyana bambure. Mika ati urabusebeje ariko papa wawe. Mama Iriza ati niko, abantu bavuye kure mu mujyi ari we baje kureba, ariko ngo bataye batakujyanye, bavuga yuko papa we yababeshye atuma bazi nanga hose ku busa. Iriza we ihangane pe, ihangane rwose mwana wanjye. Iriza ati mama rwose nagerageje kuba nabyishyiramo no kubikundisha umutima wanjye, ariko rwose byaranze pe, basi mundeke nigendere numve ntuje, ndaza kugaruka nimugoroba bagiye. Iriza ubwo ahita ahaguruka maze ati mpereza iyo nkoni. Mama Iriza arayimuhereza maze ati ugiye kujya hehe se? Iriza ati simbizi, ariko sicaga rwose kujya kubana n'uriya mugabo. Mama we ati oya iri, oya rwose pe ntabwo nakwemera yuko ugenda, ahubwo reka mbwire papa wawe nyine aze kukureba, ujye kureba abashyitsi. Mama Iriza ubwo arasohoka maze Mika ati iri, kuki ushaka kwitesha amahirwe nk'aya ngaya koko? Niba utikunda koko wakunze abandi, urabizi Kigali nge n'inzozi zanjye, kandi muramutse mubanye n'uriya mugabo nahita nza kwibera mu rugo rwanyu tukajya tubaho mu buzima bwiza, rero emera ugende rwose pe. Iriza ati ntago rwose nge ndagenda, ngiye gushaka ahantu nicara, nibwira ndaza kugaruka, ikibazo nuko ningaruka papa ntari buze kumukira, ariko nta kibazo nashaka nyice. Mika ndagiye. Mika ati basi ukoresha inkoni neza udasitara, cyangwa se ukaba wagonga ikintu. Iriza ati umuhanda ngiye gucamo ndawuzi humura. Iriza ahita agenda. Ubwo bakiraho papa Iriza ahita azana na mama Iriza, nuko maze kumubaza ati ngo ntago abishaka, ari hehe se mbese? Abaza Mika ati niko Mika, Iriza ari hehe? Mika ati simbizi. Papa Iriza ati ngo iki, gute se utabizi ahantu yaba ari? Ntimwari muri kumwe? Ngiye nimunzane rwose muri iyo mikino yanyu. Mika, Iriza ari hehe? Mika ati nyine Iriza aragiye, kuko ntabwo ashaka kubana n'uriya mugabo. Papa Iriza ati iriya njiji y'umukobwa ara, ubu ngubu arumva ashaka gukina nanjye, genda ujye kumundebera, nako mureke reka mpamagare ku muhanda, umuntu umubona munzanire, mwebwe muze mube muri kumwe n'abashyitsi. Nyagasani ubwo Iriza yaragiye agenda akoresha inkoni atazi ngo arajya hehe. Ubwo umukobwa akomeza kugenda. Ubwo muri uko gukomeza kugenda kandi ubwo Iriza aho yararimo kugana hari imbere gato y'ahantu Sano ahagaze, ubwo Iriza yarakomeje maze araza apfa kugenda afite ibitekerezo byinshi mu mutwe. Ubwo agiye kugera ku modoka, Sano yaramubonye maze ati niko muko, genda neza utagongana n'imodoka, sinumva rwose ikintu abantu nkamwe muba mukora mu muhanda nta n'umuntu muri kumwe. Iriza arahagarara maze ati wambabariye ukamfasha? Sano ati wagese ugenda uri kumwe n'umuntu. Yaramufashe maze amwigizayo, aramubwira ati gendera kuri ruriya ruhande. Ubwo agiye kumurekura, Iriza arakomeza aramufata maze Sano ati bite kutandekura muko? Iriza ati ndakwinginze mfasha, mu rugo ubu ngubu barimo kunshaka kubera ko ndabacitse kandi sinshaka gusubirayo. Sano ati ubacitse se kandi ugiye hehe? Urumva sitogikeneye kuba iwanyu? Nta bufasha ukeneye ahubwo wowe subirayo. Ubwo Sano yashatse kumwirekuza, ariko Iriza yanga kumurekura. Sano ati wa mukobwa we ko kunshakaho iki? Iriza ahita turika karira maze ati ndagusabye rwose mfasha, niyo wangeze kuri sitasiyo ya polisi nta kibazo, nta nubwo rwose ndagira imyaka 21, ariko mu rugo bashaka yuko mbana n'umugabo w'imyaka 56. Nyagasani ubwo Sano
yabaye nk'utunguye maze atekereza papa we, nuko ati kubera iki se kandi byatewe n'iki? Iriza ati nyine uwo mugabo ni umuyobozi wa banke, papa yari afitemo ideni, banki ishaka kuba yadutereza cyamunara, maze njyayo gusaba yuko nyine batwongerera iminsi, maze uwo mugabo aravuga ngo ideni ryose nta kibazo aridukuyeho, maze ngiye kumva numva ngo yarankunze, ngo uyu munsi baraza kundeba ngo we n'umuryango we ngo ashaka yuko njya kubana nawe da. Ubwo nabibwiye mu rugo ko ntabyo nshaka baranga, uko byagenda kose ngomba kubyemera kubera yuko ngo ari umukire, ngo ayo mahirwe sinyiteshe ngo kubera yuko azabakiza. Banyumvisha rwose ngo ukuntu ngomba kubana n'uwo mugabo ngo kubera ko yanabakuriyeho ideni. None rero Nyagasani disi ubwo Iriza ahita yongera agaturika karira maze ati ubu ngubu rwose bageze mu rugo baje kuntwara ngo njye kubana n'uwo mugabo i Kigali mu mujyi. Gute koko ndabana n'umugabo undusha imyaka 36 afite n'abana banduta? Nyagasani Sano yarumuye maze abura n'ikintu arenzaho, yibuka yuko papa we yamubeshye namubwira iby'iryo deni, akanamubeshya ko umukobwa afite imyaka 24, maze umusore Sano arababara cyane maze yitegereza ukuntu Iriza arimo kurira, arangije ahita ubu noneho maze kumenya ko ntako bisa kugira inshuti magara, ntiwakwiyumvisha uko mba niyumva nk'iyo turi. Nyagasani Sano se agiye gukora iki? Hanyuma se reka nkubaze ikibazo mbere yuko ngenda, uramutse uri Iriza wakora iki? Reka dusubire muri episode ikurikira y'ino nkuru y'urukundo rwa Sano na Iriza. Hanyuma kandi nk'uko bisanzwe reka twese duhure muri comment maze duhane ibitekerezo mu ukuntu muri kubyumva. Unambwire mu by'ukuri uramutse uri Iriza wakora iki? Uri Sano se kandi bwo hanga wakora iki mu by'ukuri? Nitwa Alpha Sam nk'uko bisanzwe kuri mikro. Reka dusubire muri episode ikurikira mbabwira ukuntu ibintu bigiye kugenda. Ikindi kandi niba rugambira ryezanga cyangwa se rugambira wumvise ijwi ryanjye, kana kuri buto ya like na subscribe mbere na mbere. Hanyuma kandi wibuke kudusangiza ibitekerezo byawe ukuntu uri kubyumva. My name is Alpha Sam and make sure to subscribe. I love you all guys. Thank you.